arasanga na Theogene atarandushije kurebwa na barasinga akabishyiramo. Rero uyu munsi wa none kuba twese kuri social media duhari kubera impamvu eshatu. Iya mbere ni iyi ndi ndamureba nanjye kuyikuraho ngo nyibereke. Iyi ndamureba turi hano kuri social media kubera iyi nda. Iyo tugize amahirwe tubona ibijyamo. Icya kabiri turi hano ku muntu wese udukunda udukurikirana kugira ngo abashe kumenya amakuru mu buryo bumworoheye. Icya gatatu ahangaha hakiriraho n'abantu kandi umuntu akuraho n'umuryango. Nibyo rwose afite urubuga runini cyane rurebwe kandi rumaze n'igihe. Ngewe kuri Nyako TV no kugera mu 1000 byaranze nta kibazo, ariko nshobora kubyemera ko ntacyo, ariko bureze kera n'izibika zaramage. Rero ndagira ngo mbwire Pasi kuba yarankoresheje ibiganiro binyubaka nanone akankoresha ibindi binsenye, ntago yagize neza, ntago harimo ubunyarwanda. Shaka kuvuga ngo yigaye. Erega ubwo umuntu yari kuvuga umuntu ahita yumva nk'umuntu nka Pasunzi atarambona nasinze, atarambona nasambanye, unzi hirya y'agakiza dufite turi abantu, hirya y'umubatizo twabatijwe turi abantu. Rero igihe cyose umuntu ari kuvuga ukuri, yego ibintu byose ukuri kose siko kuvugwa, ariko hari ibintu biba bibabaje. Nimba njano nkavuga uti Theogene abona ibyahanura buri munsi ati kuki umuntu nkurikiranye yumvishije ko ndi mu matiko, katuvyemere ko ahanura. Ese ubuhanuzi bw'abantu bahari katuvuge ushobora no kugenda kuri cano ukavuga uti umuntu uzambona Justin azamumbwirire ko mfite message ye. Kuki ibyo bintu bashaka ko tubitagatifuza nyine tubihindura ibintu bitagatifuje. Buriya rero Ezekiyeli iyo nge nababaye nta kintu ninye kandi ukureba amaze iminsi mu masengesho y'iminsi 3 narabanje nsiba icyitwa ibiganiro byose kuri YouTube channel yanjye. Ndetse abantu bamwe bashobora no kuvuga utako se Jise ninde umuteye ubwoba. Nge nta muntu wantera ubwoba mu gihe ntagambaniye igihugu, mu gihe ntari kwifatanya n'iki, nta bintu byantera ubwoba. Kandi ntekereza ko uyu munsi wa none ushobora kuba umugambanyi ku muntu, ariko nawe ejo ukagambanirwa n'abandi, kuko akebugeramo niko nawe ugererwamo n'abandi. Numvisha kiriya kiganiro nababajwemo n'ijambo rimwe, ibindi ntacyo byari bitwaye kuko ndi muri social media nabo bayirimo. Theogene ni ibiryo ashaka nkuko natwe tubishaka. Kuba ari umuhanuzi ni umuhanuzi kuko imutuma niyimwemerera kuba iki umuhanuzi. Iyi mutuma rero yere kuyitiranya nasobanura iyari, ariko yere kuyita Imana isumba byose. Nge nararahinda avuga uti ngaho Imana n'inyice. Nimba ari ibintu njya ngira mu buzima busanzwe ngira ukuri, kandi ukuri nagiraga ubu niko nagarutsemo. Kubera iyihe mpamvu Ezekiyeli umuntu aragututira akandika ubu message 100 n'ubukomenti ukajya ugira ngo ni umuntu muzima, nawe wanagenzura ugasanga si umuntu muzima. Nge uyu munsi nicaye aha nta muntu mfitanye nawe ikibazo. Ubu ikibazo mfitanye nabo nabangizeho ikibazo, ariko ubusanzwe nta muntu n'umwe nge numva nahemukiye mfiteho ikibazo. Rero Pasi nimba abona narabaye mubi, ni ijambo bavuze ngo nabaye mubi kurushaho. Ubwo bubi Pasi sindamutuka, sinanamwubahuka. Urumva ndi umupapa mukuru, birashoboka ko muruta cyangwa nduta, ariko buri muntu wese mu cyubahiro cye uba ugomba kumwubaha. Hanyuma mu buzima busanzwe iyo umuntu atanyubashye nanjye sinjya mwubaha buriya. Niko mbayeho, kandi nta muntu wahindura ukomeza. Iyo umuntu anyubashye niyo yaba ari uruhinja, nanjye ndamwubaha. Hanyuma rero Pasi uvuze ko ndi mubi kurushaho, nabaye mubi kurushaho,
ari igihe koko naba ngiye kuba mubi kurushaho, akaba atarabeshye. nyine by'umuntu yiyaturiyeho kenshi bimubaho. Yego. Ariko njye sindi mubi kuri Pasi, ni n'umuryango nubaha nkunda. Ririya jambo ryarambabaje, nk'umuntu utarigeze umbwira ikintu na kimwe ngo abone ndacyanze. Yagombaga kumbwira akampamagara akanambaza uti ibi biganiro uri kubikora ubitewe n'iki. Hanyuma nkamubwira akahinda kanjye akumva yuko kaba ariko nanone guhita njye YouTube sinari nzi ko habaho mu nyangire na mumvugire na mumunsebereze. Ariko twebwe ibintu turi kuvuga abantu ntago babasha kubyumva no kubibona, nta kibazo bitwaye. Ko umuntu yatera ubwoba umuryango wanjye, ubwo nimvuga ngo ndasaza. Ko umuntu yantera ubwoba nimvuga ngo ndasaza. Kuba nahura n'umuntu narajyaga nakira umugisha sinongere kwakira umugisha nimvuga uti ndasaza. Pasi azabimenya, ibiganza yahuye nabyo, nawe azicara akora ikiganiro. Azicara akora ikiganiro we Pasi avuga uti burya ibintu mwavugaga najyaga mbagaya, ariko nasanze ko hari abantu bafite iki indi myuka n'izindi gahunda. None aha ntiyabyumva, azabimenya ari nk'imitungo yigiye muri cyamunara abimenye. Narababwiye umunsi wa none nimba hari umuntu ukora ku ruyuzi rukuma, ni gute abantu bicaye bakankoraho ikiganiro Pasi akajya ashyiramo bene ariya magambo, Pasi wangaburiye, Pasi wampaye amafaranga, kumbwira biriya bintu kunkoraho ikiganiro atanambwiye. Ahangaha niho kamarade yavuze uti Pasi ni umugambanyi. Urumva tumuhindura intuzi. Urumva ni ukuvuga ngo rero hari ibintu uhita nyine utangira kwanzura muri wowe. Ndabiza ab'impanuro bose banyanga n'izindi mbuga nkoranyambaga, kuko n'ubundi nkunda n'Imana. Imana niyo yonyine inkunda. Rero hari ibintu ugenda uboneraho ku mbuga nkoranyambaga ugasanga imbuga nkoranyambaga zabaye ibindi birenze nuko twabitekerezaga. Nese ubwo umuntu agiye kuvuga ngo nabaye mubi kurushaho, mubi nabaye kurushaho n'uwuhe? Ese Justin, ubundi birakwiye ko uyu muhanuzi witwa Nibishaka yagakwiriye kuza gusenya umubano uri hagati yawe na Pasi, kubera inyungu wenda Pasi ashobora gukurikira kuri uyu muhanuzi, ibyo bigahita bisenya icyo we wari warubatse na Pasi mu gihe uyu muhanuzi atari bwazi. Kangira ibintu mbwira abantu, ujya ubona muri komenti ubwabyo, ujya ubona komenti zivuga tandukana na Ezekiyeli, tandukana na runaka, tandukana na Karosi, tandukana na Korode. Ariko abantu bakurikirana za social media nimba basinziriye. Korode hashize imyaka, urumva namenye na Korode mfite imyaka 22. 22? Ubu mfite imyaka 38. Urumva imyaka ishize 10 n'ingahe n'itandatu. 16 nziranye. Buze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi. Bifurije umugisha w'Imana, bifurije urukundo rwa Kristo, kandi ndifuza yuko muza kungukira byinshi muri iki kiganiro. By'umwihariko imbere ya kamera zacu turi kumwe na Revera Pastor Justin, kozi w'Imana isumba byose. Wayikaze. Murakoze cyane. Mezute. Ndashima Imana. Akomeye. Ndakomeye gahoro. Kano ka gahoro niko kabiriko. Mbese mvuge ngo nkomeye cyane kandi ari gahoro. Nubwo nyine nawe tubibwiye nta nico bagikoraho. Ariko nyine nkusubije amakuru mbajije.
by'umwihariko tuguhaye ikaze kuri izi sheni zose, ni kamera zirenga 5 zikuri imbere. Abantu badukurikiye baraza kuza kungukira muri byinshi muri iki kiganiro. Nibutse abantu badukurikiye, izi nkuru n'ibi biganiro byacu ntabwo tuba tugambiriye yuko abantu basenyuka cyane. Cyabona abantu bari kuvuga ngo muri gusenya imitima y'abantu. Nta muntu wicaye hano ari gusenya umutima wundi, ahubwo nuko mu minsi y'imperuka abantu bazaba biziba amatwi, bazaba bashaka kumva ibibanezeza kuruta ibindi byose. Mu yandi magambo ni ukwigwizirizaho abahanuzi bahanura ibihuye n'iby'imitima yabo irarikiye. Rero nanone ubaye hano uvuga ngo ugiye kuhaba kugira ngo abantu banezeze, ntibyakunda. Kuko mu gihe hari unezerewe ajye buka ko hari n'ubangamiwe. By'umwihariko reka mpere kuri iyi message uyu muntu yanyandikiye, afite nimero iherwa na 702. Yanyandikiye bisanzwe, yambwiye ngo mwaramutse ibintu urimo muri ino minsi byo gusebanya no gukwiza ibihuha ntabwo bikubahisha. Ngo bikubahisha rwose kandi ntibikwiriye umukristo nkawe. Niba koko mu kanwa kawe harimo ijambo ry'Imana, ntibikabaye habonekamo n'amanyanga nk'ayo, ongera wishakemo urukundo rwo kubaha Imana aho kubaha ibitagira umumaro. Ese ubundi upfuye uyu munsi wakwibukirwa kuki? Wataha utanyika? Noneho iyi nimero nagerageje kuyihamagara ngo mbaze uyu muntu icyo namuhemukiyeho akimbwira, yanze kunyitaba. Wasanga yarasinzire wenda ari bukwita, ahubwo nuko umuhamagariye wenda mu kiganiro. Nta kibazo. Bibaye byiza ahubwo yahita nyankahira mu kiganiro. Sibyo? Uyu muntu yanze kunyitaba, ntabwo yanyitaba, arabizi. Kuri WhatsApp naramuborotse kuko ngiye nkunda umuntu ureba ibimureba, ibitamureba akareba hasi. Bantu mungurikiye hano kuri YouTube, nababwiye ko iyi YouTube ari business. Uranyumva neza? Rero ntabwo nzajya gushyiraho ibyawe wowe ushaka, ahubwo nzashyiraho ibijyanye n'ibyo ndi kubona abantu bari kwibazaho. Uyu muhanuzi turi kuvuga wowe witwa ngo ni Nibishaka Theogene, tagira ngo mbanze mbaha isomo utani mukanamenyera. Kwanza mukanya ndabaha ikiganiro, kanya ndicara kuri kamera mbaha ikiganiro, urumva? Kiri mukaze kumenyera. Niba umuntu avuze ngo nzasara, sibyo? Bagakoma mu mashyi, mukamukomera mu mashyi. Akavuga ko urugo rwa Pastor Claude rugiye gusenyuka, mugakoma mu mashyi. Kavuga yuko Justin Revera Pastor mugakoma mu mashyi, n'umuryango wanjye aho. Nyamara twaza n'amanyanga n'ubutiriganya, abana yateye inda twese twigire kuri tele bakadutuka. Baraza mukirirwa muntuka. Niba mubona ko YouTube channel yanjye mudakwiriye kuyikurikira mu rorere, mwese ntawe ninginga. Wabyumvise Claude? Cya bantu nibakaze kutumenyera. Je mfashe umwanya wanjye mfata tike, njya kubazanira amakuru y'impamo. Nabonanye n'umukecuru amubuhamya, mbonana nyina w'umukobwa yateye inda. Ibyo ndi kuvuga si ibintu bidafite fact. Ubu wajya kumubaza ko nzasara yazana fact y'ubusazi. Ubu yazana fact y'uko urugo rwa Claude ruzasenyuka. Ubu yazana fact y'uko Nyabugogo hazaba inkambi y'impunzi. Harangiza inzererezi nk'iyi ngiyi ikirirwa inzaho ngiri gukinisha telefone yawe. Nturangiyeho n'uwentuye Kimisagara Katabaro, niba ari impuguro ziri mu mwuka wera w'Imana ngwino ntugure nkubwize ukuri. Saba twikomereza ikiganiro. Reverend Pastor Justin,
tuba turi guhangana n'ibintu bikomeye kandi bitandukanye. Ariko ejo bundi mperutse kubona ikiganiro cyakozwe ariko kimeshoningwamo izina ryawe, numva biranambabaje. Uyu munyamakuru wabivugaga ari mu bantu bagize uruhare rwo kumamagara agiye ubwanjye kuri telefone ashishikariza ko nasaba iki imbabazi. Wanyumvise? Yego. Ndahamya ntashidikanya ko atwegera akereka abantu ko twasabye imbabazi byari ibintu twabonaga byari birimo urukundo, birimo n'ishyaka. Ariko nababajwe no ko yabifashe nk'icyitwazo cyo kugutaba. Bimeze biti? Bo ikiganiro narakibonye, uretse ko iyo mbonye ibintu biri bunsenyera umutima ntanabikurikirana cyane. Ariko buriya umuntu arimo akuvuga akakuvuga, kambanze nshimire Pasi, nshimire n'abakunzi b'impanuro. Impanuro TV. Yego. Hanyuma buriya mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese, ntangiye nitonze ariko ndi bugende nzamuka. Mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese agira ahagira intege nke, ariko akagira n'aho agira imbaraga. Nagumya kumpamagara Pasi ndi bumwitabe. Oya. Buriya hari ukuntu nge ntuza nawe babwiye. Rimwe na rimwe abantu babona ko nigira nk'injiji, nasabye imbabazi nagarutse, nasabye imbabazi nagarutse, juste uzahora muri ibyo. Ibyo nyine buri muntu wese agira ntuza ye, agira siroga yiwe. Rero no kuvuga ngo Ezekiel mbyaye gatatu, ndi umugabo, urumva, mfite indangamuntu, ndi umuturage w'igihugu, utanga mituweli, urumva, wishyura ibishingwe, wishyura n'umutekano, urumva, ayo mafagitiri wanjye arahari. Kuva navuka nta sitasiyo ya RIB mu Rwanda ifite dosiye yanjye, kabone niyo yaba ari polisi cyangwa ku murenge cyangwa ku kagari. Njijije imyaka 38, niyo myaka mfite. Nta muntu n'umwe urigera mpamagara mu rubanza ndimo mburana umuntu yandeze ikintu n'iki na kimwe. Ndi umunyarwanda wujuje ubunyarwanda, ku buryo niyo naba ngeze mu bihe bingoye nagana ku murenge nkababwira uti muyobozi w'umurenge wa Runda, mfite ikibazo kiteye gutya kimeze uku. Ubwo ngiye gutambutsa ikiganiro ntigeze nanatambutsa ku buzima bwanjye, kugira ngo abantu mbaceho agasuzuguro. Wowe umuntu nkurikiranye imyaka irenze 3-2 turi kuri social media, utazabona umuntu aza hano avuga ngo mufashe umwite igitambambuga, nimba ufite icyo wakora gikore, nimba utanagifite kihorere. Hari umumama witwa Murisa yampaye 700 ngaburira abantu, mumubaze, namumurikiye uko ibintu byagenze kandi neza, anyemera miliyoni y'urusengero arayima hatabuzo n'igiceri cy'ijana. Ntago ari uko yabikeshaga ko namubwiyezo Payamando Gerere, ntago nari namuhanuriye, nuko yari yabonye ko nkwiye gufashwa. Arangije agira ute aramfasha. Uyu munsi wa none rero impamvu mvuze ngo tuje Pasi, nta kintu mpfa nawe, nta nubwo ubushobozi afite nabunganya nawe, n'izina afite n'abakunzi sinabinganya nawe. Kandi ngewe nta nubwo yigeze ampamagara ngo nsabe imbabazi. Igihe nari ndi mu matiku yankoresheje ibiganiro by'amatiku, kandi ntekereza ko kuri YouTube channel ye biriho, byamwunguye, sibyo? Kandi byaranarebwe. Mubwiye kubw'igitekerezo nani mfite nuko mpagaze, abyakirana yombi, ampa mikoro. Uri kubyumva? Ariko se mujya mu Bugesera ntago ari wakuguriye amasabuni yo kujya gutanga, niwe wayiguriye? Tujya he? Agiye muvuga ukuri. Tujya he? Mujya mu Bugesera, abo mwagiye gusaba imbabazi mu Bugesera. Uyu munsi wa none rero, uyu munsi wa none, urumva? Na mata. Uyu munsi wa none. Si wese Pasi kwicarana na Theogene, kambyemere ko arasanga na Theogene atarandushije kurebwa, na barasinga akabishyiramo. Rero uyu munsi wa none
kuba twese kuri social media duhari kubera impamvu eshatu. Iya mbere ni iyi ndi ndamureba, nanjye kuyikuraho ngo nyibereke. Iyi ndamureba, turi hano kuri social media kubera iyi nda. Iyo tugize amahirwe tubona ibijyamo. Icya kabiri, turi hano ku muntu wese udukunda udukurikirana kugira ngo abashe kumenya amakuru mu buryo bumworoheye. Icya gatatu, ahangaha hakiriraho n'abantu kandi umuntu akuraho n'umuryango. Nibyo rwose afite urubuga runini cyane rurebwe kandi rumaze n'igihe. Ngewe kuri Nyako TV no kugera mu 1000 byaranze nta kibazo, ariko nshobora kubyemera ko ntacyo, ariko bureze kera n'izibika zari amagi. Rero ndagira ngo mbwire Pasi kuba yarankoresheje ibiganiro binyubaka, nanone akankoresha ibindi binsenya, ntago yagize neza, ntago harimo ubunyarwanda. Shaka kuvuga ngo yigaye. Erega ubwo umuntu yari kuvuga umuntu ahita yumva nk'umuntu nka Pasunzi atarambona nasinze, atarambona nasambanye, unzi hirya y'agakiza dufite turi abantu, hirya y'umubatizo twabatijwe turi abantu. Rero igihe cyose iyo umuntu ari kuvuga ukuri, yego ibintu byose ukuri kose siko kuvugwa, ariko hari ibintu biba bibabaje. Nimba njano nkavuga uti Theogene abona ibyahanura buri munsi ati, kuki umuntu nkurikiranye yumvishije ko ndi mu matiko, katubyemere ko ahanura. Ese ubuhanuzi bw'abantu bahari, katuvuge ushobora no kugenda kuri cano ukavuga uti umuntu uzambona Justin azamumbwirire ko mfite message ye. Kuki ibyo bintu bashaka ko tubitagatifuza, nyine tubihindura ibintu bitagatifuje. Buriya rero Ezekiyeli, iyo nge nababaye nta kintu ninye, kandi ukureba amaze iminsi mu masengesho y'iminsi 3, narabanje nsiba icyitwa ibiganiro byose kuri YouTube channel yanjye. Ndetse abantu bamwe bashobora no kuvuga ko se Justin ninde umuteye ubwoba. Nge nta muntu wantera ubwoba mu gihe ntagambaniye igihugu, mu gihe ntari kwifatanya n'iki, nta bintu byantera ubwoba. Kandi ntekereza ko uyu munsi wa none ushobora kuba umugambanyi ku muntu, ariko nawe ejo ukagambanirwa n'abandi, kuko akebugeramo niko nawe ugererwamo n'abandi. Numvisha kiriya kiganiro nababajwemo n'ijambo rimwe, ibindi ntacyo byari bitwaye kuko ndi muri social media nabo bayirimo. Theogene ni ibiryo ashaka nkuko natwe tubishaka. Kuba ari umuhanuzi ni umuhanuzi kuko imutuma n'imwemerera kuba iki umuhanuzi. Iyi mutuma rero yere kuyitiranya nasobanura iyari, ariko yere kuyita Imana isumba byose. Nge nararahinda avuga uti ngaho Imana n'inyice. Nimba ari ibintu njya ngira mu buzima busanzwe ngira ukuri, kandi ukuri nagiraga ubu niko nagarutsemo. Kubera iyihe mpamvu Ezekiyeli, umuntu aragututira akandika ubu message 100 n'ubukomenti, ukajya ugira ngo ni umuntu muzima, nawe wanagenzura ugasanga si umuntu muzima. Nge uyu munsi nicaye aha nta muntu mfitanye nawe ikibazo. Ubu ikibazo mfitanye nabo nabangizeho ikibazo, ariko ubusanzwe nta muntu n'umwe nge numva nahemukiye mfiteho ikibazo. Rero Pasi nimba abona narabaye mubi, ni ijambo bavuze ngo nabaye mubi kurushaho. Ubwo bubi Pasi sindamutuka, sinanamwubahuka. Urumva ndi umupapa mukuru, birashoboka ko muruta cyangwa nduta, ariko buri muntu wese mu cyubahiro cye uba ugomba kumwubaha. Hanyuma mu buzima busanzwe iyo umuntu atanyubashye nanjye sinjya mwubaha buriya. Niko mbayeho, kandi nta muntu wahindura ukomeza. Iyo umuntu anyubashye niyo yaba ari uruhinja, nanjye ndamwubaha. Hanyuma rero Pasi uvuze ko ndi mubi kurushaho, nabaye mubi kurushaho, arigiye koko naba ngiye kuba mubi kurushaho. Akaba atarabeshye.
nyine by'umuntu yiyaturiyeho kenshi bimubaho. yego Ariko njye sindi mubi kuri Pasi, ni n'umuryango nubaha nkunda. Ririya jambo ryarambabaje, nk'umuntu utarigeze umbwira ikintu na kimwe ngo abone ndacyanze. Yagombaga kumbwira akampamagara akanambaza uti ibi biganiro uri kubikora ubitewe n'iki. Hanyuma nkamubwira akahinda kanjye akumva yuko kaba ariko nanone guhita njye YouTube sinari nzi ko habaho mu nyangire na mumvugire na mumunsebereze. Ariko twebwe ibintu turi kuvuga abantu ntago babasha kubyumva no kubibona, nta kibazo bitwaye. Ko umuntu yatera ubwoba umuryango wanjye, ubwo nimvuga ngo ndasaza. Ko umuntu yantera ubwoba nimvuga ngo ndasaza. Kuba nahura n'umuntu narajyaga nakira umugisha sinongere kwakira umugisha nimvuga uti ndasaza. Pasi azabimenya, ibiganza yahuye nabyo nawe azicara akora ikiganiro. Azicara akora ikiganiro we Pasi avuga uti burya ibintu mwavugaga najyaga mbagaya, ariko nasanze ko hari abantu bafite iki indi myuka n'izindi gahunda. None aha ntiyabyumva, azabimenya ari nk'imitungo yigiye muri cyamunara abimenye. Narababwiye umunsi wa none nimba hari umuntu ukora ku ruyuzi rukuma, ni gute abantu bicaye bakankoraho ikiganiro Pasi akajya ashyiramo bene ariya magambo, Pasi wangaburiye, Pasi wampaye amafaranga, kumbwira biriya bintu kunkoraho ikiganiro atanambwiye. Ahangaha niho kamarade yavuze uti Pasi ni umugambanyi. Urumva tumuhindura intuzi. Urumva ni ukuvuga ngo rero hari ibintu uhita nyine utangira kwanzura muri wowe. Ndabizi ab'impanuro bose banyanga n'izindi mbuga nkoranyambaga, kuko n'ubundi nkunda n'Imana. Imana niyo yonyine inkunda. Rero hari ibintu ugenda uboneraho ku mbuga nkoranyambaga ugasanga imbuga nkoranyambaga zabaye ibindi birenze nuko twabitekerezaga. Nese ubwo umuntu agiye kuvuga ngo nabaye mubi kurushaho, mubi nabaye kurushaho n'uwuhe? Ese Justin, ubundi birakwiye ko uyu muhanuzi witwa Nibishaka yagakwiriye kuza gusenya umubano uri hagati yawe na Pasi, kubera inyungu wenda Pasi ashobora gukurikira kuri uyu muhanuzi, ibyo bigahita bisenya icyo we wari warubatse na Pasi mu gihe uyu muhanuzi atari bwazi. Kangira ibintu mbwira abantu, ujya ubona muri komenti ubwabyo, ujya ubona komenti zivuga tandukana na Ezekiyeli, tandukana na runaka, tandukana na Karosi, tandukana na Korode. Ariko abantu bakurikirana za social media nimba basinziriye. Korode hashize imyaka, urumva namenye na Korode mfite imyaka 22. 22? Ubu mfite imyaka 38. Urumva imyaka ishize 10 n'ingahe n'itandatu. 16 nziranye na Korode. Kumbwira ko Korode ashobora kuba afite indi myuka akoresha, byaba ari hano muri social media tukenjoyinga ibiganiro, ariko biragoye imyuka mibi ntamubonanye icyo gihe ngo nyimubonana uyu munsi. Uko muzi Korode icyo gihe n'uyu munsi niko nkimubona. Kandi bindi kukubwira Ezekiyeli ndi mukuri, nta kinyoma kirimo ahangaha. Iyo habaye bituma nataka Korode ndamwataka, iyo habaye bituma nyataka aranyataka, ariko nta hantu bihurira. Kankubaze rino jambo, biravanga uwanga mwene se aba ari umwicanyi. Korode ni mwene so, ni mwene datanye. Ubwo abari kukubwira ngo umwange barashaka ubiki? Umwicanyi. Noneho ni ukuvuga ngo nagiye Korode yatunze miliyoni ngo musabe 100,000 binyime. Sibyo? Yego. Nta gihe
ubwo ndagira ngo nsobanurire abantu nk'ibintu baba bavuga ko ari nko kuvuga ngo anganyoko cyangwa ngaswa. Claude yantanze muri social media, nyimusanzemo ntago ari we wayindaritsemo, ariko yari ibintu nakoze mbona bitafututse nanjye ndavuga, nawe yari ibintu nakoze abona bidafututse aravuga. Ariko noneho nta bundi bugome bundi nagize ute ndamubonamo, nta nubwo njyewe nigeze mubonaho. Icyo si kimwe. Uyu munsi wa none duhere nko mu bukwe bwe twaravuze. Uyu munsi wa none nawe uti Juste kuki utatashye ubukwe? Mbwira abantu utari ku bukwe buriya ntibwanabaye, mfite amakuru. Urumva? Iyo ni showbiz cyangwa se n'amakuru umuntu aba yakiriye ariko adafitiye iki gihamya, ugahita uvuga nyine. Ariko ntabwo ibyo biri buntandukanye nande na Claude, kuko hirya yuko abantu benshi bazi Claude kuri social media ariko ntibamuzi mu buzima busanzwe. Mu buzima bw'umuntu wari we wese arakoze. Umuntu umbwira ngo ntandukane na Ezekiel, twatangiye duhurira ku rusengero, nabagamo ndi umukristo, sibyo? Ndi umuhanzi, baguha umwanya uraririmba, bagiye kukwakira ndakubwira uti wikwakirana n'aba bantu, ngwino tujye kwakira nk'abakozi b'Imana. Cyo gihe nari mfite nk'ibihumbi 4 nimba atari nka 5, tuguramo amata turata kubw'amata twasangiye. Uhita umbwira utari kuri umuhanzi, ndakubwira uti ndi umuhanzi, urambwira ngo hari umunyamakuru ufite, umbwira Honete, duhamagara Honete, duhura ku Kinamba kuri ikiganiro kiri vocale, aza gushyiraho saa 5 mu gitondo ku kiganiro Life Radio igira muri Gospel Talent. Indirimbo zanjye zirakinwa, Covid ibiteyemo, iteyemo mpuzana Jado. Jado tubera umwana mwiza, araduporomotinga kuri Sana Radio. Dukomeje mu mafilime, dukomeje mu bintu byose, turakomezanyije na Ezekiel kutandoze. Ahubwo uribuka cya gihe madamu wanjye arwaye indwara yo kuva, nkaguha icyifuzo turi wawe Nyabyondo, tukagisengera agakira, sibyo? Uyu munsi wa none umuntu uri kumbwira ngo ntandukane na Ezekiel, twabanye muri ubwo buryo, ese ubundi bwaranshaka hiki? Uyu muntu ni umurimbuzi. Icyo naba nkukuraho icyo ari cyo cyose, icyo waba ungomba ku buzima bwanjye, nizera ko amaboko yawe yahinnye Imana yarambura andi maboko. Ariko nawe nimba uri umukristo shyira mu gaciro, wakagombye guca kwa Ezekiel ukamubwira ibyo ahindura. Yatabihindura akakubwira impamvu atarimo agira ute abihindura. Hanyuma iyo mpamvu mbere yo kwishwishwiburiza banzu yiha agaciro. Rero uyu munsi wa none kuvuga ngo tandukana na Karosi n'imyaka tumaranye ntarangambanira. Ezekiel naramuvuza aramvuga, ariko ibyo ntago twe byadutanya, ntago ushaka kudutanya. Turi muri showbiz, nakoze ibintu atumva, aramvuze nanjye ndamuvuze kuko ibyo bintu atarabyumva. Ako subundi ntago bagakwiriye guhita batekereza impamvu dushobora kuba tuvugavugana, ikarangira bitadushwanishije. Ariko ibyo icyo dupfana ntago kirageraho kiruta ngo icyo dupfa kiruta icyo dupfana, ntago ntibizanahagera. Amasengesho twasenze mbone kamera ngire gute, Imana yampaye kamera. Buriya rero ikintu ari ibintu abantu mudukurikirana mwibeshyaho cyane. Iyo ubwiye umuntu ngo tuvuga n'urugero uri hanze y'igihugu, kuko nayo makomenti ntago agaragaza amanimero, n'urugero uravuze ngo angeze tandukana na Ezekiel indwara akaba yangezeho, umpaye undi muntu uzajya ungeraho, tujye tuganire, noneho tuganire. Uyu munsi wa none ibyo turi kuvuga kuri nibishaka Theogene, abantu ntimuri kubyumva, kuko buriya Yongo yajyaga akunda kunganiriza ijambo pana noneho bimwe byo kuri televiziyo twabaga turi mu biganiro. Yakundaga kumbwira akambwira ngo ikinyoma gica muri esanseri,
ukuri kukazamuka muri sikariye ngo ariko iyo ukuri kuhageze ngo ikinyoma kiriruka ntago ukuri kujya kwita ku mwanya n'imyaka ikinyoma kimaze cyicaye ku ntebe niko yakundaga kumbwira uti rero mu gihe uvuga ukuri nta muntu uzagukunda uzabona abakurwanya ari benshi ndetse uzatinda kubona n'umuntu ushobora kuza ngo yenterevone mu byawe utari kuzashikame uhagarare ku kuri niko Yongo yakundaga kumbwira rero ibi turi kuvuga Ezekiyeli niyo twakwikeba amaraso akava nta muntu ushobora kubona ko natwe turi mu ishyaka ry'Imana Theogene yavugaga ko ari mu ishyaka ry'Imana natwe noneho nta muntu ushobora kuza ngo abone ko turi mu ishyaka ry'Imana ahubwo buri muntu wese ari kubona neza ko nyine twashoje intambara turi kurwanya Theogene yaturushije abafana ubundi se twe ntago ndi kuri YouTube kubera abafana icyakoze ndi kuri YouTube kugira ngo nkureho ababyeyi nkureho inshuti nkureho abavandimwe nkureho umuntu wese w'umugisha ikindi ni insenga umuntu yumve ko ndi gusenga nimbwiriza yumve ko ndi kubwiriza nintanga inama n'ibitekerezo yumve ko ari inama n'ibitekerezo ndi gutanga urumva ariko abantu ntibakeneye kubyumva natwe turi bubihorere kandi YouTube none se reka nkubwirize Ezekiyeli nk'umuntu uri kumbwira ngo shiraho juste bwiriza sibyo ubu bwo ntago ndi kubwiriza ubundi se aragira ngo ubwirize bimeze gute mu buhe buryo rero no kuvuga ngo isi yose izarinda irangi tuzarinda dupfa nge nzarinda mpfa ndi juste ugira amakosa ariko unagerageza gukosora ibyo nakosheje undeba hano akabona ndi Imana ari kwishuka kandi wowe nta kintu uzakora ngo mwuka wera undiho amveho kandi nta n'icyo uzakora ngo ndeke kuvuga iki ukuri njyewe nicanda bibabwira ni nabyo bibarya mu mutwe leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda nongeye nabibatangariza ikoze amafuti nakwikingirana nkakora ibiganiro veni nkazabirekurira rimwe ariko abantu bishaka ko manura intambara idahari mwahanuye inzara ibiciro ku masoko bizamutse Uwiteka Imana yeza ibishyimbo ubu n'uwagiteye ku muhanda cyareze kugira ngo anyuranye namwe izo nzara muri guhanura ubundi kuki mwifuza ko inzara muri guhanura zatubaho kuki mwifuza ko twasonza nihe nyungu mufite mu gusonza ku gihugu cy'u Rwanda nihe nyungu mufite mu gusonza kw'abanyarwanda muragira ngo tuvuge ihohoterwa riri mu Rwanda ridahari rero icyo nababwira buri muntu wese udukurikiranye ntabwo ari uwo juste nzavuga ukuri mbona weho nubishaka hariya mu gikapu niho riri mu gikapu cyanjye murebemo into ibuye wewe nubishaka uzankunda nutanabishaka nutanankunda uzabyihorera ariko ikintu nagira ngo nkubwire nanagutangariza ndababara iyo nicaye nkabona umuntu uri kubyumva neza umuntu bwe aricaye ahanuriye Korode ahanuriye Juste nta n'ikiza Imana itubaraho nta n'iki ibone cyiza twakoze ntacyo urumva nta cyiza ibona twakoze habe namba Imana nyine ngo iratuvumye ngo kuko twavuze umuryango wa Pastor Theogene ikinyoma ahubwo cyambaye ubusa hariya yarahiye ubundi kuko ubuhanuzi bwose yaba ari ubwa Nyirapasika yaba ari bwa Korode nani wa mwana ntuza Evode bwazaga buvuga ngo hagiye gupfa umuntu uko umusitari muri gospel kandi nyuma y'urupfu rwe hazavugwa ibintu byinshi ntabwo rero byari kuzavugwa n'igiti kandi byari kuzavugwa n'umuntu utavuga ninjye Juste wari kubivuga urumva nuvuga ngo ngiyeho ndi mu buhanuzi bw'iby'Imana yari yavuze urumva
rero ibyambayeho byose n'uwo byakomerekeje akabifata nk'amatiku, nugera ku irembo ry'ijuru ukahatambuka uzangaye, uzahasanga ikibari kikubuza. kandi ibi ndi kubivuga mbabaye mfite n'agahinda, wowe mfata nk'inzererezi nta soni. Je madamu wanjye aracuruza mana, curuza mu isoko rya Bishenyi, umuntu aduha dovize tugacuruza ibitunguru tukamusubizayo tukajya kuryayo ayo dukuyemo. Noneho uyu munsi wa none nta bintu wowe ufite wamfasha, uramfasha. Abantu banguriye kamera, abandi banyishyurira inzu, ariko nanjye ngomba kwihigamo umuceri, ngomba kwihigamo mituweli z'abana, ngomba kwihigamo ejo hazaza. Ejo Imana izaduha igishoro tuve muri dovize, sibyo? Ikindi umuntu uvuga ngo twabuze ibyo dukora, ngiye kuri nyako ndi kwa porodinga, nibizamuka nzahembwa, ndi mu kazi, ndi mu mushinga w'igihe kirekire. Rero weho ahubwo iyo wanditse comment ivuga ngo twabuze icyo dukora, nkufata nk'umuntu utuzuye, nkufata nk'umuntu utuzuye ahubwo utazi icyo ukora. Kuko niwe ntabwo igihugu cy'u Rwanda cyamaye indangamuntu ntuzuye, ntabwo cyansezeranije ntuzuye, nta wansomeye ngiye gusezerana, ntabwo ushyirwa ku rutonde rw'abantu bagomba gutora utuzuye. Ngewe nzatora, ntora amatora yose mba ndimo, ndi umuhanzi, indirimbo zanjye zigifitiye igihugu akamaro, ntabwo ndi umuhanzi w'inzererezi. Kuwa gatandatu ntusiba umuganda, ntabwo nsiba umuganda. Ikindi ndagira ngo mbwire abantu babyumve, urumva, mba muri Art Unity Connection, nkaba muri Diaspora Connection. Ikindi Erisayo nk'ikigo kigenzura abahanzi ndimo, nuza indirimbo zanjye ziri muri ntuza, ntago ari izo gupfa bafata gutyo uko biboneye, ndagenzurwa n'ikigo gishinzwe kugenzura ibihangano. Hanyuma rero wewe izina ndiho wirisuzugura, kuko naho rigeze n'ukubera iki Imana. Ntago ari ukubera abapfumu, ntago ari ukubera abagambanyi, ntago ari ukubera abarozi, ntabwo ari ukubera ubwiza, ahubwo ni ukubera Imana. Ntangarize rero itangaza abantu, mwebwe mwifuza yuko tuvuga ibyo mushaka, muri kwibeshya cyane, kuko hano tuhabaye tuhabereye abantu benshi. Ikaze TV Rwanda mu 1990 na bingahe na 5 Kiranuka iri muri 20 na bingahe, biri hafi na 3, biri hafi na 3. Karosi iri muri 10 na bingahe na 5, birenga hafi na 6. Ubwino TV buri muri bingahe, buri mu cyarindwi niba atari cyatanu. Intoranwa iri muri bingahe, muri 4. None se ukuri nyako kuri muri 900, 950, igihumbi cyageze, igihumbi cyaje, igihumbi kirageze. Rero wikumva ko izo comment 15 ntabwo izo comment 10 cyangwa izo comment 5 cyangwa izo comment 7 zibanjije n'amayimeri mwagiye mukereya, ntabwo arizo ziri budutera ubwoba mu gukora. Izo sabu ndiho nizo impanuro yahereyeho, imbemburo za Zaburi nshya, bose niko bagiye bagira ute bazi. Mbibutsa ko muri izo sabu zose nta nimwe naguze. Rero icyo nabwiraga Pasi, n'uyu munsi nongere musubiremo iri jambo Pasi, ndakubaha, sinzigera nkusuzugura. Ariko ibintu byo kubwira abantu ko ndi mubi kurushaho wimbeshyera, ntago ndi mubi, sindagutuka, sindanakubahuka, ntibizigera binambaho. Cyane ko n'umuryango wawe, abantu n'inshuti zawe za bugufi bwawe, ni inshuti zanjye, ntago nakubaho umuryango kuko muri umuryango wanjye. Ikiza ari gukora ari kuza ukavuga kuki Justin yavuze biriya bintu, yaransezeranije ko atazabisubiramo, nkakubwira impamvu nabivuze. Wowe muntu yampaye 5 sigaye ntakibona n'ijana, sinasambanye, sinishe, sinibye, amanura ko ngiye kuba Kacyiru, ubuhanuzi buriho. Niyo nari mfite bari bayinsoyemo, umubyeyi wanguriye kamera ndamutabaza, kuko uwunyishyura yari yamaye amezi 2, urumva n'ibibazo nari mfite, nishyura ukwezi kumwe, ukundi nkemuzamo ibibazo. Ntabwo urabona ari gusubira imbere ya wa muntu mubwira uti gutyo, nayo kuba ndi kumuca intege. Ariko mbwira wa mubyeyi wanyishyuriye kamera, mutekereza ikibazo uko kimeze, arambwira uti muhungu wanjye humura, reka ngufashe. Sibyo?
ariko abantu bakwiriye kumenya ibi turi hano wumvisha abantu bose badukurikirana turi hano ku bw'abo bantu ntabwo turi hano kuri izo komenti hanyuma rero komenti 7 ntabwo zaduca intege cyangwa 20 ku byo turimo dukora ahubwo ba bantu badukurikirana babona tubona batandika bariya abantu ibyo turimo barabizi ni nayo mpamvu bakunda ibiganiro byacu hari n'abavuze ngo noneho ngo kuri nyako hari n'abakuyeho sabu nkenye n'ubu ndagutangarije niba wumva ko nzajya nshyiraho ibyo ushaka gikureho n'undi wese wabwiye yuko agomba kunkora sabu kubera impamvu nawe umuhamagara yikureho imana yashize yica no kuberayo ntago rero iriho kubera abantu izi ni impamvu iriho niyo mpamvu Ezekiel ntazagire umuntu ugushuka kuvuga igihugu nabi ubizi igihugu cyacu imiterere yacyo ko gihagaze keretse utabona yego nje nta kintu mpfa na pasi nta n'icyo nzapfa nawe ariko iryo jambo ryarambabaje kuba uriya muhanuzi yaraguhanuriye urupfu akahanura yuko umugore wawe agiye kuba umupfakazi ndetse n'ibindi bitandukanye harimo no gukorwa mu nda imana igukoze mu nda ubwo no kuba no gupfusha umwana uyu munsi wa none akaba atarashirwa n'ubundi akaba akicara atunga agatoki jiste byo ubibonamo iki ubibonamo gukorera imana ese koko jiste uri umugome wagomeye imana kugeza ku rwego imana yifuza kukwica ikica n'umwana wawe icyo nabwira abantu by'ukuri kuri YouTube twese ntitwabeshyana ubu Ezekiel arebye uzi kuri YouTube cyo koze mbabazwa n'abantu bakurikirana YouTube batayizi bamwe mu bantu ba mbere bafite abanzi kuri YouTube uwa mbere ni Pastor Claude uwa kabiri ni njyewe oya ninjye hoya ni njyewe ariko uzi umuntu ushobora gupfukama urumva ntabibonemo ko usabye imbabazi Uwiteka ese bigeze bagushyiraho towasha ko bashyizeho vi nyine vi nicyo rero kikwereka amarangamutima y'abantu by'ukuri YouTube ndabizi dukunda twese views narebwe n'ibihumbi bingahe nakwishima nabona hari n'intambwe ndimo ntera ariko hari ibintu nshaka kubwira abantu hirya y'ibi bintu dukora kuri YouTube turi abanyamasengesho twarabatijwe twasutsweho amavuta turi abana b'Imana n'ubundi weho sinkeneye kwerega ko mbona ko ndi umwana w'Imana nimba utabibona ukumbona bigumane sibyo ariko iyampanze igatuma mva mu nda yazana inka nkanavukira amezi 9 kuko hari n'abagira ibizazane byo kuvukira 7 nkavukira amezi 9 ngiye mutananyibeshyaho mvuka mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Ntora hirya y'ikibanza cya perezida ahantu hitwa ku Mugano aho niho hari basaza ba mama wanje na barumuna ba mama niho mama yambyariye data atuye hano ku Gisozi ntiyagambaniye igihugu nta dose yagira muri RIB cyangwa ahandi hariho hose nuva rero abantu nimba turi hano kuba dukeneye tubizire ese ubundi kuki umuntu aza akavuga uti mwamfashije mukabihinduramo gusabiriza ibihugu mutuyemo mubamo byo ntibifata intuza ntibifata sinjya numva ngo inkunga iturutse hehe ije mu gihugu gufinansa ibinini ahubwo sabirirwa bavuga ko bafite imiryango cyangwa abana bafasha ko batajya bavuga ko bari ugusabiriza yegora ni ukuvuga ngo rero mwebwe nimuturekere ububi bwacu icyo turimo turakizi ari abantu bazi ko ngo Justin yaretse kuvuga ukuri nge nzapfira mu kuri ahubwo ari ibintu ubona byiruka ukareka bikabanza bikiruka warangiza ukaza ukagira rero niyo mpamvu ngewe sinzavuga igihugu cyanjye nabi abana banjye bariga saa sita bararya n'ubu mu kizami birirwa mu rugo umva agatangaza mu kizami hari abakobwa abandi bagiye mu gitondo n'uvuye mu rugo ubu ugiye kugenda ku ishuri aka kanya ari bugenda hasanga ifunguro
ifunguro ryararisanzwe ku ishuri ntabwo bavuga ngo yiriwe wenda mu rugo avuye mu rugo ariye hoya agomba gukora ikizama ameze neza atazatsindwa akavuga ngo ni ukubera igihugu uyu munsi rero nujya kunyangisha igihugu ibyo bintu by'amabifu yanyu hahashije njye ntabwo mbirimo ndeba igihugu kiri gukora imihanda kimisagara yuzuyemo kaburimbo hose amataje amahoteli amavuriro ibiki byose rero abantu bijya kutubeshya ibintu twiboneshereza n'iki n'amaso wowe hanura intambara kuko hari uwagutumye kuyihanura ariko nta nyungu Imana ifite mu kuba mu Rwanda hameneka amaraso hanura imiriro n'imvura ubu si imvura mwahanuye ko izica abantu imbaga abapfuye bari he wowe ushingiye ku bibaye igisenyi nabwo n'umwuzure ugiye mu mugezi urenze umugezi uragiye urangije abantu barashize bukeye mu gitondo uvuga uti none imvura yaguye ni nkeya hagiye kujya hagwa imvura abantu ariko nimumenye ubwenge munashyire mu gaciro abanariza mwanariza hari ibintu byinshi byo kuvugwaho abo nabonye narakomerekeje njye nabasabye imbabazi ariko nanone ntago ndi intuza yo guceceka wowe wumva ko hari ibyo ngomba uribeshya cyane tumenyanye ibyumweru 2 cyangwa imyaka 2 cyangwa amezi 2 ariko mu myaka 38 mfite nabayeho naje gusanga umuntu abaho kubera Imana ntago umuntu abaho kubera abantu yego turimo kugana ku musozo hari n'uwambwiye ngo nari kugwaya amafaranga ariko kuko nakubonanye na Ezekiel ntago nyaguha jyana izo mbwebweri zawe ntaga yaraye umugisha n'ubundi abaraye umuvumo kuko Imana ihatiye umuntu gukora arakora yego kandi ntago uzapfugize n'umugisha nanjye amafaranga umuntu yatekereza kugira ngo nandukane na runaka azarorere wewe ibyo bintu uri kubona kuri Ezekiel kuko avuze umuntu ukunda kuko avuze umuntu ufana kuko dutanze ibitekerezo rega Ezekiel ntago turi kuvuga abantu twe turatanga ibitekerezo kuki umuntu azanye ubuhanuzi bwa Justin akanabuhanura kuri kamera mukakira azanye ubwayo ngo ahanure kuri kamera murakiriye sibyo azanye ubwa Pastor Claude ahanure kuri kamera murakiriye buri ari ibintu maje kubona binakomeye ejo ndi ngiye kuhura na Saronga amagambo yavuzwe murayazi ariko ukanona twana Rutayisire yahuye na Ntuza na Rutanga rw'amaboko ko nta wavuze mujye mukura ibintu byamokaho mukura ibintu byo kugarmana kuba mureke mbabwire banyarwanda kuba nafite amafaranga mwana wowe nkurikiranye wowe mubyeyi winsuzugura uyu munsi hari umuntu ndeba akifuza kumera nkanjye so wa mugani ko kuko ninda mu YouTubers wabivuze ko nta wagiye atereho comment icyo aho rero ni uhita ubonera ko abantu barangije kugira ikintu bita imitekerereze mibi bafitemo ikintu bita mu nyangire n'ibindi bintu udashobora kumenya none se kuki bahuye nyine ntituvuge Claude yahura na Sarongo tukavuga yanataha ubukwe bwe rero ni ukuvuga ngo uriya musaza ndamwubaha bishatse kuvuga ngo ibintu byose turimo hano abantu tubirimo tutanabizi sibyo rero kuki se nta wavuze pastor kuki ahuye n'umupfumu oya ahubwo uyu munsi wa none twakagombye kuvuga ngo Sarongo ahuye na Claude baganira iki sibyo Justin ahuye na Sarongo baganira iki ese Antoine Rutayisire ahuye na Rutanga rw'amaboko bari kuganira iki ahuye na Maji baganira iki ahuye na Bamenya baganira iki ibyo ahubwo akaba ari byo duha iki agaciro kuruta kumva ko umuntu ahuye n'undi bibayemo ikibazo rero nje ntekereza ko abo bantu ntago ari abakozi b'Imana ahubwo ni ba bantu baba kuri YouTube ari abafana ndetse kubera wenda abona wifi ku buryo bumworoheye cyangwa se hari intera Imana imugejejeho nyine nuko abibonye ariko ntago byari bikwiriye rero ngewe ndimo nanzika ndagira ngo mbwire abakunzi banjye kuko sinabura n'umwe wewe unkunda
sinaguye sinzigera nanagwa. Ndi umunyamasengesho, ndi umuhanuzi. Wenda Kigali ntimuramenya, nta nubwo nkeneye ko mumenya kuko ntago nkorera Imana ngo niyamamaze. Ariko muzinjire mu karere ntuyemo bazi ko ndi umukozi w'Imana. Hanyuma uko nawe nkurikiranye utsindwa niko nanjye ntsindwa. Uguhiga niko nanjye mpiga. Ahubwo dusengerane. Ikitubabaza ni uko muvuga ngo tuve mu matiku, ibyo mwise amatiku mukajya kubireba ku macano y'abandi. Rero turi hano dukorera Imana, turi mu kazi kugira ngo ejo tutaziba. Rero icyo nagira ngo mbabwire bantu b'Imana mudukurikirana mu buzima bwa buri munsi, ntabwo twaguye, nta n'icyo twakoze. Hanyuma ahubwo icyo nababwira ni iki, ni mudushyigikire. Nongere niyama abantu mwihaye kuvuga uti mushaka ibyo dukora, ariko ubundi ibyo uvuga dushaka ko dukora ngo wadushingiye amagaraje cyangwa ukadushingira iduka muri Matewusi. Yakuguriye imodoka se ukajya gutwara ese mwaguze imodoka ejo bundi ko natsinze perime bampaye imodoka. Uravuga ngo ibyo bintu ni mubireke, kandi twebwe biri kudutunga. Twe turi mu kazi. Ntabwo Imana yamaye kamera yari yanyweye itabi. Kandi ntabwo yayimpaye uwo natuburiye. Hoya, nta muntu urama ikintu kuko namubwiye ngo Imana iravuze. Ahubwo ni kubw'umutima wabo no kubona mbikwiriye no kunshyigikira. Rero aka kazi tukarimo tukazi, tuzi n'ibyo dukora. Ariko nimba muri kuvuga ngo naciye nk'amabere ko mutarabyandikira Theogene, kuko arimo aravuga ku muntu uri kuvuga uti igihugu cyacu gihagaze neza. Niyo mpamvu muri kumushyigikira. Rero yakorewe ubukwe na Mutesi. Inde? Theogene. Mutesi we? Pastor Mutesi umubyeyi wacu. Niwe yakoreye ubukwe Theogene? Yego. Aramutenguha arasenya. Gusenya si n'ikibazo, nta nubwo gusenya ari igitangaza, ntawe udasenya. Ariko icyo nagira ngo mbabwire, erega nta n'ikibazo ko yaba yarari kumwe n'umuntu muzima. Ariko uyu munsi wa none Theogene nawe amenye ko ibyarimo ntago ari byo, nta Mana iri muri biriya bintu. Urumva? Nta Mana iri muri biriya bintu. Ubwabyo rero ni ukuvuga nimba umuntu ashobora guhanura ariko agatanga ubutumwa, nicyo kintu tuvuga, nta kindi. Hari ikindi wari wavuga kuri Theogene? Na biriya bintu byo kuvuga ngo tugiye kureba umugore we, tuba dushaka kubwira abantu bari kwigira nyoni nyinshi, ariko nabo byaracicikanye. Bakwitonze ko turi hano kubaka ubwami bw'Imana. Hanyuma rero nibutsa Theogene, gukubitira hatambutse ntawe utagira hatambutse hakaze. Nanjye buriya mfite ahahise hanateye ubwoba. Rero ariko uyu munsi wa none ni ibiki bihari, nyuma y'umwaka ni ibiki bihari, ahantu yavuye hehe, bigenze biti, ni iki cyamubayeho, ari guhanura mu buryo bugenze ute? Kuko tuje kubivugaho abantu ntibashaka kugira ute kubyumva. Tuzavuga, tuvuge, kandi aho twarengereye twasabye imbabazi. Ezekiel ntiwasabye imbabazi? Cyane. Nanjye nasabye imbabazi, kandi ntago zari za nyirarureshwa. Ariko nongere nihanangirize abantu banjyana mu mujyi utariwo. Njyewe ndi Justin Hakizimana, nujuje ibyangombwa byo kuba umunyarwanda, n'ubu muntu ndabufite. Aho twakoze amakosa twayasabiye imbabazi. Rero nimba twarasabiye imbabazi, kuki mugumya muturwara inzika mwe muri abakirisitu? Nta Mana mufite, muri yoberanye, muri indyarya mbi. Reka dusoze. Murakoze. Tukamfata umwanya mbashimire, nshimira abantu bari badukurikiye. Nyamuneka mukore subscribe by'umwihariko kuri Nyako TV. Kure subscribe, ave kuri subscribe yarafite 940 niba ari 9 niba ariko nabibonye. Ni 3. Agere ku 1000. Ntamara kugera ku 1000 agere ku 1010 hazamuka. Maze nyamuneka iryo jambo ry'Imana mutubwiriza, ese urambwira ngo ni ntambutse ijambo ry'Imana kandi nawe ubwawe uzi kuryisomera. Wafashe umwanya ukisomera. Eregezekiye.
bose ntibahawe impano yo gusoma wanamusomera ijambo ry'Imana wanarishyiraho ugomba gukora ibindi ku mutima. Nanone hari ibintu ugomba kumenya, uzakumenyera umuhamagaro. Ijambo ry'Imana ubwaryo kurikinamo, namwe mugerageza kurikinamo, iyo mivumo izabomeka. Kandi kuki ugiye kugabura ibintu udafite? Ubundi kuki abantu bashaka ngo tugabura ibintu tudafite? Iyo mbyutse Imana yampaye kubwiriza, ndaza nkagira ute nkabwiriza. Ariko nimba turi kuri YouTube, abantu bumva iki kintu banacyumveho, YouTube ikeneye kugibwaho iki ibiganiro. Rero mu gihe wafutamishije ibintu turaza, no mu gihe wakoze ibintu neza turaza tukagira gute tukagushimira. Tuba uyu muntu haba igiterane cyari kiza abantu bahembutse, naha gutya na gutya, ariko nyamaze mwebwe mudutera amabuye mubizi ko tubagezaho amakuru. Murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka, nitwe Ezekiel. Ciao ciao, murakoze.